mfite impamvu yo kuririmba, numva nuzuye amashimwe, nukuri Uwiteka yakoze umurimo, yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma, nukuri Uwiteka yakoze umurimo, nukuri umutima wanjye muraho neza, mumeze mute? Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Hi, welcome kuri Fisi na Karine. Imana ibahe umugisha. Tubanje gushimira Imana twemereye kugera aha ngaha, tukongera kugaruka tukabonana. Ntabwo ari ibintu bisanzwe, ni ubuntu Imana iba yatugiriye, ni ubuntu nawe Imana ikugiriye kongera kutubona. Imana ihabwe icyubahiro. Dushimiye abantu badukurikirana umunsi ku munsi, nawe Imana ibahe umugisha. Nawe utubonye bwa mbere, ikaze. Hano hariho ibitunga ubugingo, bifasha umubiri, ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Nta kintu tuzamenya kitabaroha cyakungura ngo tukihererane. Tubiri hano kugira ngo dusangire ibyiza twamenye, kugira ngo namwe mubimenye. Imana iduhane umugisha. Dutangire dushima Imana mbere y'ibintu byose. Twubahe Imana, dusenge, tubane, ntugende, wumve icyo Imana ivugana nawe, nanjye nyumve. Mana nziza, Mana ishobora byose, uri Uwiteka urahambaye, ufite imbaraga, ufite ubutware, ufite gukomera, ufite urukundo, ufite imbabazi. Imbabazi zawe ntabwo zijya zishiraho, urukundo rwawe ntabwo rujya rushira kuri twebwe. Niyo rwagabanukaho gatoya, ntabwo twabaho, ntabwo twahumeka, ntabwo twaba tumeze uko tumeze uku nguku. Ariko tugushimiye ko urukundo rwawe rutajya ruvaho na gatoya, ruhora rwuzuye mu buzima bwacu. Warakoze kuturinda, warakoze kutwitaho, warakoze kuturengera. Imana ihimbazwe. Dushimiye Mwami Imana, dusabiye n'umugisha abantu badukurikirana, tubasabiye Mwami Imana umugisha uva mu gihugu cyo mu ijuru, kandi nabo warakoze kubarinda. Izina ryawe rihabwe icyubahiro. Twagendeye muri byinshi bibi, duciye bugufi kugira ngo banze tweze imitima. Maraso y'Umwana wa Yesu Kristo tweza dutunganye Mwami, kandi turagusabye ngo uzuterane natwe, uzubane natwe, turinde ikibi cyose, turinde imigambi yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu. Satani ubwira abantu ngo nibagende, turamwirukanye agira ngo batumve icyo bashakaho. Turagusabye kugira ngo twebwe twese uduhe kuba turi umwe kandi duhuje umutima mu izina rya Yesu. Amen. Imana iduhane umugisha rero. Uyu munsi rero wakwibaza ngo noneho mbazaniye iki? Abambonye bwa mbere nitwa Umurutasate Karine, mama Tiago, izina ry'umugisha nahawe n'Imana. Uyu munsi naje njyenyine, ariko na Sheri turi kumwe kuri kamera, nyuma umugisha nawe uri kubikurikirana. So namwe rero reka tubane. Uyu munsi rero ikintu mbazaniye ni ikintu cy'agaciro. Twabazaniye teme yitwa icyifuzo series. Icyifuzo series wakibaza ngo harimo ibiki? Uyu munsi muri uyu mwanya ntago noneho dushaka kujya tuba twenyine. Icyifuzo series comment nshaka ko ziriya ziba nk'ibihumbi bingahe 5, kubera ko tuzajya dusoza icyifuzo episode 1 tuvuze icyo tuzaganiraho ubutaha. Noneho nimba tuzakora icyifuzo cya umuntu atanze wenda cyo gusengera abarwayi ba kanseri n'urugero, ubwo umuntu wese uzurwaye kanseri uzajya ushyira muri comment uvuge nanjye musengere. None nitugaruka muri episode wenda 2 y'icyifuzo, dusengera abo bantu bose barwaye, tubiganireho, tubahumurize, tubabwire icyo Imana ibabwira, icyo Imana ibavugaho, hanyuma bakomera umutima. No muri comment dusengerane, duzisome twese. Imana ikomeze kudushyigikira. Nimba ari icyifuzo gushima cyangwa
buri wese azana ishimwe rye arishyire muri comment dushimira Imana. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Hari umuntu ushobora gusoma comment yawe ushimira Imana ibyo yagukoreye bikamwongeramo imbaraga, ugasanga icyo we Imana yagukoreye we ari kukinyuramo. So bikamufasha rero kugira ngo yumve ko Imana yakoreye Francine icyo kintu nawe yakimukorera, yumve ko icyo Imana yakoreye Bosiko nawe yakimukorera, yongera akomera umutima nawe, kandi nubwo ari guca muri icyo ngicyo afite ikindi Imana yamukoreye. Rero impamvu dukwiye guhora dushimira Imana, uyu munsi twazanye turi mu cyifuzo episode 1, tugiye gutangira dushima Imana. Wowe uzareba iki kiganiro, tangira utekereza iby'Imana yakoze, wongere wibuke iby'Imana yagukoreye. Nubwo hari ibintu bitameze neza uyu munsi, nubwo hari intambara urimo gucamo uyu munsi, ariko hari ikintu Imana yakoze ku buzima bwawe. Umuntu afite imyaka 30 kujya kwiyahura, yatekereje iby'Imana yamukoreye nibura mu myaka 5. Wenda 25 ntabyibuke, 5 akabyibuka, ntabwo yakwiyahura. Rero impamvu Satani akunze kwibagiza abantu gushimira Imana cyane, nuko azi ko ari intwaro ya mbere ikomeza umutima, intwaro ya mbere yirukana Satani mu buzima bw'abantu cyangwa bw'abakristo cyangwa abantu basanzwe. Kubera ko usanga umuntu ahura n'ikigeragezo akahita yumva ko Imana yamwanze, akumva ko Imana yamwibagiwe, akumva ko Imana itakimukunda, itakimwitayeho, akumva ko Imana yamusize. Nyamara yibutse nibura iby'Imana yakoze mu buzima bwe, unasanga nibyo bikomeye kurenza ibyo ari gucamo ako kanya. Rero tuzangwa no kukubwira ngo Imana iracyagukunda, Imana iracyagufiteho umugambi mwiza, Imana iracyagambiriye kukugirira neza. Iyabanye nawe cya gihe kera n'uyu munsi yiteguye gukomeza kubana nawe. Ibuka rero, ibuka iby'Imana yakoze, ibuka iby'Imana yagukoreye. Akaririmbo ntabwo nkaze ariko ka kera kavuga ngo ibuka 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 mwene ni ya Iriba, ndakeka ni Iriba iriya y'Ibutare. Ibuka 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 mwene data, iby'Imana yagukoreye, ibuka iby'Imana yagukoreye. Ibyo ngibyo ni intwaro ya mbere ikomeye kugira ngo ubane n'Imana neza, kubera ko ibyo uciyemo byose iyo wibutse imirimo Imana yagukoreye urushaho gukomera, urushaho kwizera Imana. Kandi ntabwo bishoboka niko ijambo ry'Imana rivuga ko umuntu utizera yanezeza Imana. So rero umukristo utanezeza Imana ntabwo aba ari umukristo, kandi ijambo ry'Imana tubwira ngo umuntu utizera ntibishoboka ko yanezeza Imana. Kandi kwizera niko kutumenyesha, niko gutuma twiringira Imana, niko gutuma dukomera muri uru rugendo. Kwizera ni ukumenya ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba, kandi ibyo utarebesha amaso yawe none ko ari iby'ukuri kandi uzabibona. So rero kugira ngo imwe mu ntwaro igufasha kugira ngo wizere Imana harimo gushimira Imana, kubera ko iyo uri gushimira Imana wibuka kugira neza kw'Imana, wibuka gukomera kw'Imana, wibuka iby'Imana yagukoreye, wibuka ubutware bw'Imana. Ibyo bigatuma uyigirira icyizere, kubera ko urugero iyo wumvisha umuntu ari gushimira uyu muntu yadukoreye ibi, uyu muntu yankoreye iki, niyo bari abantu bari gutuburira abantu avuga ati ngewe n'urugero ibintu bitubura, ngewe iki kintu cyangejeje kuri iki kintu cyangiriye ibi n'ibi, iki kintu nagikuyemo amafaranga, iki kintu nagikuyemo imodoka. Noneho ukahita wizera, ntabwo wakizera utashimiye Imana cyangwa utibutse iki umuntu yagukoreye. Rero kwizera, bantu tugendera mu kigare gusa ngo kwizera ni iki, ariko gushimira Imana egare kwizera. Umuntu arakubwira turi muntu byagenze ukuntu uko yankoreye ibi n'ibi, ukahita wizera ibyo bintu, ukizera muri ibyo bintu yakoze, ukavuga ngo nimba bino yarabikoze, then nibi ngibi nanjye nifuza yabingezaho. Nimba uyu muntu yaramuhaye imodoka, nimba iyi kampani yarayikuyemo imodoka, nanjye ndizeye nabasha kuyikuramo imodoka. So ndagira ngo rero bantu bo kuri Fisi na Karine, abamaze igihe tubana, batubonye bwa mbere, turi mu cyifuzo series. Teme ni gushima Imana. Haleluya. No gushima Imana, no kwibuka imirimo y'Imana, no kwibuka urukundo rw'Imana. Bonye yaravuze muri hangana, nta mapiyano hari, nta biki bihari, ariko mwumve message cyane. Iravuga ngo mfite impamvu yo kuririmba,
numva nuzuye amashimwe nukuri Uwiteka yakoze umurimo yatembesheje amazi meza mu mitima iguye umwuma nukuri Uwiteka yakoze umurimo nukuri umutima wanjye urabyemeza kuwera ni wowe. Imana ihabwa icyubahiro. Dufite impamvu zo kuririmba, ndumva mfashijwe. Dufite impamvu zo gushimira Imana. Nukuri ntabwo ari ikinyoma, ntabwo ari amagambo, ntabwo ari igipindi, nukuri Uwiteka yakoze umurimo. Uribuka se ahawe hashize, uribuka past yawe? Ese aka kanya uri umugabo? Uribuka ukiri umusore mu myaka 15, 7, 8, 9? Ese uribuka hantu wararaga? Ese uribuka uburyo wagiye bigoye? Ese uribuka akazi wakoraga? Uyu munsi ufite imodoka n'urugero, ariko se ubuzima wari ubayemo urabwibuka? Ese uribuka cyagiye ushonje? Ese uribuka cyagiye wambara ubusa? Ese uribuka cyagiye urwaye utazi kuzakira? Ese uribuka bagusohora mu nzu? Uribuka cyagiye? Mbese reka twibuke kugira neza kw'Imana, twibuke imirimo y'Imana yakoze, twibuke urukundo rw'Imana yatweretse, twibuke ko Imana yatwigaragarije, twibuke ko Imana yadukoreye ibikomeye bizatuma twizera Imana, tubashe kunezeza Imana. Kuko umuntu yakibaza ngo ni iki kinezeza Imana? Ni gute ni duhora tuvuga ngo dukore neza, dukore ibinezeza Imana, dukore imirimo myiza, ariko ijambo ry'Imana, muri ijambo ry'Imana harimo ibintu byose. Muri iki gitabo harimo ubuzima, muri iki gitabo harimo umurongo wose ngenderwaho, muri iki gitabo harimo ibihumuriza. Ikintu cyose wageraho, ikintu cyose wakibaza, muri iki gitabo harimo byose, harimo byose. Gutegeka kwa 2 ibice 28 umurongo wa 1 havuga ngo nugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana ndetse n'amategeko yose igutegeka uyu munsi, uzahirwa, uzabona imigisha, mbese ngo uzarutishwa amahanga yose yo muri iyi si. Bivuze ngo rero password no kugira umwete, no gushyiramo agatege, no gushaka uburyo dukora ibinezeza Imana. Ibinezeza Imana rero no kwizera, kandi kwizera ni wakwizera udashima Imana cyangwa utibuka ibyo Imana yakoze. Tumaze kuvuga ngo dufite impamvu zo kuririmba, dufite impamvu zo kuvuga imirimo y'Imana, dufite impamvu zo gushimira Imana. Uribuka cya gihe igihe wamaze utabyara, kakanyura abona abana bagenda, ariko ya marira wariraga cya gihe udafite umwana urayibagiwe. Ese Imana yagukoreye ubukwe? Ese wajya gutekerezaga ko wakora ubukwe? Ese wajya kubona inzira ubitangira? Imana yagukoreye ubukwe utatekerezaga. Imana yakubakiye urugo rwiza, Imana ibanye nawe, Imana iragushyigikiye, Imana irakurinze. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Ntabwo turi kwishima kuri bagenzi bacu, ariko kakanya muri Kongo hari intambara, kakanya bari kwirukanka, barapfa batazi ibyo bazira, barahura n'ibigeragezo bitandukanye. Kuba dufite amahoro ntabwo ari ibintu bisanzwe. Reka twibuke kugira neza kw'Imana. Ndi kugenda ngerageza kukwibutsa, ariko nawe niwibuke imirimo y'Imana, niwibuke ibyo Imana yagukoreye, niwibuke urukundo rw'Imana, niwibuke ibyo Imana yakweretse, niwibuke urukundo rw'Imana. Mbega urukundo rw'Imana yacu ntawarondora uko rungana, rusumba ukwezi, rusumba izuba, kandi rwatumye Yesu za mw'isi yacu ngwindushya turuhure na cya kirara cy'inzererezi
nzira. Imana ishimwe. Uyu muririmbyi yibutse imirimo y'Imana. Ntabwo ari indirimbo yaje ngo atereke aho ngaho ahita arimo ngo mbega urukundo. Oya, ijambo mbega ni ikintu umuntu abona yikanze, ni teme yo kuba surprised. Yabonye imirimo y'Imana, nta nubwo ari iby'ako kanya, yibutse uburyo Imana yagendanye nawe, uburyo Imana yamwiyeretse, uburyo Imana yamurengeye, uburyo Imana yamurwaniriye. Yibuka uburyo Imana yabanye nawe, aravuga ngo mbega urukundo rw'Imana, mbega nyine aratangara. Nkeka ko ashobora kuba yaricaye agatondeka. Ntabwo wavuga ari amagambo ari ikintu utekereje ako kanya, ntabwo yavuga ari amagambo ari ikintu utekereje ako kanya nonaha, ni ibintu batekereje umwanya muremure. Natwe rero reka twibuke, turi muri ya teme yo gushimira Imana, twibuke ibyo Imana yakoze, twibuke uburyo Imana yadutabaye. Ngabisirayeli bamaze kwambuka inyanja, Miriyamu yibuka uburyo Imana yabavanye muri Egiputa bahamaze imyaka myinshi, yibuka uburyo Imana yabambukije inyanja, yibuka uburyo Farawo yari agiye kubegera n'ingabo, kandi ntabwo bari bazanywe n'ikintu cyiza, bari bazanywe no kugira ngo babice. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo hanyuma Imana izana inkingi y'umuriro, ngo byaba nijoro ikababera, ikabamurikira ku ruhande rw'Abanyegiputa, bakabona burije. Hanyuma haba ari ku manywa ngo ikababera inkingi y'igicu. Imana ihabwa icyubahiro. Nawe rero ntabwo ari Abisirayeli gusa turi kuvuga, nawe hari uburyo Imana yagendanye nawe, nawe hari uburyo Imana yakubereye inkingi y'umuriro. Hari ibyari bikwegereye, hari ibyari bikwasamiye, hari ibyari bigusatiriye, bukacyajya ujya kubyara mubyeyi. Ya magambo tuvuga turi kubise, tuvuga ngo Imana ninkura ahangaha, hariya hagwa abantu benshi, ntabwo ari ibintu bisanzwe. Kubugenda ukabyara imbyaro 2-3 ntabwo ari ibintu byoroshye. Ni ubuntu Imana iba yakugiriye, ni urukundo rw'Imana, ni Imana iba yagendanye nawe ikagushyigikira ikaguhagararaho. Ntabwo abagenda hari ikintu na kimwe barusha, no, ni ubuntu bw'Imana. It's a blessing from the God give you. Rero reka dushimire Imana, twibuke ibyo bitangaza Imana yakoze. Nawe wa mugabo we, kuba ugenda buri munsi ugatega moto, buri munsi ukagaruka ugasanga umuryango wawe urahari. Nimba ufite imodoka ukitwara ukongera ukagaruka ugasanga umuryango wawe urahari amahoro, ukaba utaracika amaguru, ukaba utaracika umutwe, ukaba ingingo zawe zigikora. Ibyo ngibyo ni blessing y'Imana, ni umugisha w'Imana, ni amahirwe Imana iba yakugiriye. It's a miracle, ni igitangaza cy'Imana. Rero wikumva ko ari ibintu bisanzwe. Narindi kuvuga ngo hari ibintu ushobora kubona bikugoye, hari intambara uri gucamo, ufite credit, ufite uburwayi, ufite ikibazo gitandukanye, bari kugusohora mu nzu, uri kubura amafaranga y'ibiryo, uri kubura amafaranga y'ibintu bitandukanye, business yawe uri kubona iri guhomba kandi warayagujije kandi ari credit. Nagira nkubwire ngo rero wirebera Imana mu byo itarakora, ahubwo ibuka. Twaje kugira ngo twibukiranye, twongere twibukiranye imirimo y'Imana. Ni kuri ya muririmbyi yavuze, aravuga ngo ibuka 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 mwene data, ibuka mwene data, ibuka ibyo Imana yakoze aka kanya. Ibuka ahantu wararaga, ibuka ya myenda wambaraga, ibuka kwa kuntu wari umeze. Aka kanya urimo urakubitamo igitenge ukabona kirafata, aka kanya urimo urambara agakanzu ukabona birakunda, aka kanya uri mu rugo rwawe. Ese mu buto bwawe, mu bukobwa bwawe ukiri muto, wajya ugira ibyiringiro by'uko uzagira iwawe. Ibyo ngibyo ni Imana ibikora. Aka kanya Imana yarakubakiye ndetse yaguhaye n'inzu, aka kanya ufite inzu ukodesha yawe. Ese ahashize hawe wari ufite ibyiringiro by'uko wagira inzu yawe, ni umugisha w'Imana iba yaguhaye. Hari benshi mungana, ari ukuntu umuntu avuga ngo mfite imyaka 40, 30 n'ingahe narakoze, just ntago ari uko wakoze, ni imirimo y'Imana. Ntabwo waryamye ngo byizane, ariko hari n'abakora kukurenza ibyo ngibyo ufite batabifite. Bivuze ngo rero ni ubuntu Imana yakugiriye, nta kindi kintu twakwitura Imana. Ngo niki wayihaye iyo Mana yawe, mbese niki wayikoreye iyo Mana yawe, ushingiye kuri ibyo Imana yagukoreye. Turimo turibukiranya, ni igiki wahaye Imana? Nta kintu twabona twakwitura, ntacyo twabona duhereza Imana, kubera ko niyo yaturemye, niyo yaduhanze, niyo yadushyize kuri iyi si. Ariko ikintu cyonyine Imana irya amashimwe yacu, Imana inezezwa no kuyishimira.
ijambo ry'Imana muri Zaburi y'124 haravuga ngo iyaba Uwiteka Imana atari we bari mu ruhande rwacu, iyaba Uwiteka atari we aturinze. Abariko Abisirayeli bavuga none, abariko Abanyarwanda muri kundeba mu nyumva tuvuga none, abariko Barundi muri kunyumva tuvuga none, iyaba Uwiteka atari we waturengeye cya gihe, iyaba Uwiteka atari we watwubakiye, iyaba Uwiteka atari we wadukomeje, iyaba Uwiteka atari we waturinze, iyaba Uwiteka atari we wagumanye natwe, iyaba Uwiteka atari we wagendanye natwe. Abariko Abanyarwanda tuvuga none, abariko ababyeyi bavuga none, abariko abagabo bavuga none, abariko abakobwa bavuga none, abariko abasore batura bavuga none. Ni ku ijambo ry'Imana rivuga muri Zaburi 124, abariko twese tuvuga yaba Uwiteka atari wabikoze, tuba hacu haba haribagiranye, ahacu haba haragiye. Hari abantu beza benshi bagiye baturenze, hari byinshi kubaka kanya utari muri gereza. Wa mugabo we, ntabwo ari uko hari ikindi kintu kidasanzwe wakoze. Tujya twumva abagabo benshi bafunze, abagore benshi bafunze, gore twumva ko abagabo ari bafungwa. Oya, muri gereza hari igice cy'abagore kandi cyose kirimo abantu. Nawe umugore kuba utarafungwa, ntabwo abafunze, ntabwo ari uko bafite ibindi bintu bidasanzwe, ntabwo ari uko atari abantu, no. Ahubwo twebwe twamenye Kristo, twamenye ubuntu bw'Imana, hanyuma tumwikomezaho. Muri njye yaravuze ngo twikomeze ku rutare, ahandi hose ni umusenyi. Nta buzima butarimo Imana, nta buzima butarimo Kristo, nta mibereho itarimo Yesu, nta mafaranga atarimo Yesu, nta biryo bidafite Yesu, nta buzima butarimo Kristo. Twikomeze ku rutare, niho honyine hari amahoro, niho honyine hari ubuzima. Imana ihabwe icyubahiro. Turashimira Imana, bantu bari ku rutare, turashimira Imana. Twari turimo turibukiranya, turacyari kuri ya ntego, ntago twatandukiriye yo gushimira Imana. Umuntu wamenye Yesu, mu Kristo ugenda muri inzira ijya mu ijuru. Aka kanya uri muri uru rugendo, ntabwo kuba uri umukristo uramenye Yesu ari ibintu bisanzwe. Hari abantu benshi bavukiye muri Ghana, hari abantu bavukiye muri Arabia Saudite, hari abantu bavukiye muri Palestine batazi Yesu, batumva ubutumwa bw'Imana. Nawe wari kwavukira rwose, nta muntu uhitamo hana avukira rwose. Kuba rero waravutse mu Rwanda ugira n'amahirwe yo kumva ubutumwa bw'Imana, ni ubuntu bw'Imana Imana yakugiriye, ni urukundo rw'Imana Imana yakweretse, ni imbabazi z'Imana. Turacyari gushima Imana. Reka tuhite tunasoma tutaza kwibagirwa ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'Abalewi, ibice ni 22 umurongo 29. Reka dusome twihuta. Haravuga ngo kandi nimutambira Uwiteka igitambo cy'ishimwe, mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ry'Imana reka ndisubiremo, riravuze ngo kandi nimutambira Uwiteka Imana igitambo cy'ishimwe, mujye mugitamba uburyo butuma mwemerwa. Abalewi 22 umurongo wa 29. Imana iduhana umugisha. Turimo turatamba igitambo cy'ishimwe, turimo turashimira Imana, turimo turosereza Uwiteka igitambo cy'ishimwe. Buri muntu afite uburyo atambamo igitambo, kubera ko Bisirayeli nabiyo bajyaga gutamba. Hari abazanaga ihene, hari abazanaga inka, hari abazanaga imyenda, hari abazanaga ibintu bitandukanye. Nawe rero ufite uburyo butandukanye washimiramo Imana. Ngira ngo mbwire n'abantu bumva ko gutanga ituro ry'ishimwe ngo uruguhanga abapasiteri b'icyo not, ntabwo ari uko nguko rwose. Wowe tambira Imana ishimwe. Ntabwo ari ibintu byadutse ubu, ntabwo ari inzanduka nk'uko ibintu byose twabyise inzanduka. Oya, nta torero mfite ngo ndi kubazana ngo muze gutura. Oya, ahubwo nandi kubabwira ngo dushimishe, dutanga ibitambo by'ishimwe kandi bituma twemerwa. Aho ngaho byagenda n'ijambo ry'Imana ngo Kayini na Abeli bose bari abana ba Adamu, barangije bajya gutamba nk'uko bisanzwe, nk'uko natwe turimo turiga kugushima Imana. Hanyuma bagiye ngo Kayini aragenda ngajya mu murima, agenda areba utujonjori for example tw'ibijumba twanyuma, twatundi twumagaye twanyuma, abari twajyana mu nzu y'Imana. Hanyuma Abeli aragenda areba imishishe myiza yari afite mu bintu, areba ibintu by'agaciro, areba ibintu byiza, abari byo atoranya ajyana imbere y'Imana. Hanyuma bagezeyo igitambo cya Abeli kirishimirwa, hanyuma ngo icya Kayini ntikishimirwa. Tuhita tunumva ko rero muri iki cyifuzo turi gusengera cyo gushimira Imana, cyangwa turimo muri episode yo gushimira Imana, ntabwo amashimwe yose dushimye yemerwa imbere y'Imana. Ushobora kumva ngo gushima, nimba nje nkavuga ngo Imana ngo birarangiye. Oya, mu gushimira Imana hari ibitambo by'ishimwe tujya dutamba, ariko
ntibyemerwe imbere y'Imana, kuko n'ijambo ry'Imana rirabitubwiye cyane. Riratubwiye ngo nidutamba ibitambo by'ishimwe tujye dutamba ibitambo bituma twemerwa. Icyo gihe ntabwo ibitambo bya Kayini byemewe. Ushobora no gusanga Kayini ariwe wajyanye imifuka myinshi y'ibyo bijumba, n'urugero ugasanga Abeli wenda arebye inka nziza y'umushisha bari yajyanye imbere y'Imana, hanyuma ijisho ry'Imana rikubita ku gitambo cya Abeli. Imana ireba umutima. Haleluya! Imitima yacu ni insengero z'umwuka wera. Umutima yacu ngo niho iby'ubugingo bikomoka, niko Pawulo yavuze, niko ijambo ry'Imana ryavuze. So rero imitima yacu ni ibintu byose byo kurindwa, kandi no mu migani Salomo yarabyandikishije, aravuga ngo turinde imitima yacu kuruta ibindi byose birindwa. Bivuze ngo ibyo kuko niho iby'ubugingo bigira ute bikomoka. Rero twese tube maso, dushima Imana ariko bivuye mu mitima yacu. So hari umuntu ushima Imana kugira ngo abantu bamurebe, kugira ngo yemeze abantu, Imana yampaye imodoka. So ati ntago abikoze kugira ngo abantu bumve ko Imana itanga imodoka, bumve ko Imana ihindura ubuzima, bumve ko havuga uburyo wenda yatwaye ingorofani iwabo ibyumba, n'urugero ntanze agenda atwara imizigo, ntavuga uburyo yabayeho avuga ngo basi Imana ndi kwamamaza, cyangwa umutima wanjye wuzuye amashimwe ko Imana yankuye ku igare natwaragaho imizigo genda nkubita hasi ikaba impaye imodoka. No, ahubwo akabikora kugira ngo abantu bumve ko afite imodoka. Bati hari n'abantu bashobora kuba batabizi ko nyifite, reka nshima Imana ko yampaye imodoka kugira ngo abantu bumve ko mfite imodoka. Imana yaranyambitse kugira ngo abantu bumve ko just like that. Ariko dukwiriye gushimira Imana iby'Imana yakoze mu buzima bwacu, kugira ngo abantu barushye n'abaremerewe bari guca muri bya bindi wanyuzemo, kugira ngo bongere bumve imirimo y'Imana. Twumvise ko umuntu utizera ntabwo ashobora kunezeza Imana, niko ijambo ry'Imana rivuga. Bivuze ngo kunezeza Imana bisaba ko umuntu aba yizeye, kandi ntabwo wakwizera utashimye cyangwa utatekereje ku bintu uwo muntu ugiye kwizera yakoze. Iyo tugiye kumva amakampani yanga yajya tubura, njya numva baraza umuntu agatanga ubuhamya bakanamwishyura, akavuga ngo n'urugero gite igikapu muri kampani igikapu nashoyemo amafaranga, ariko naguze imodoka, naguze ama etage. This is attractive action. Ni ibintu nyine bakora, cyangwa ni ibintu kugira ngo bakumvishe ko bakwatracting, bakakubwira ibintu uwo muntu iyo kampani igikapu yakoze, uburyo iyo kampani yamukora ibyo ngibyo. None ukahita wizera, ariko firstly wabanje kumva ibyo umuntu ari gushimira iyo kampani yamukoreye, ukahita wizerera muri bya bindi, ugatangira kugirira icyizere iyo kampani. So natwe rero ntabwo twabasha kwizera tutagize gute, tutabanje kugira kumva cyangwa gushimira cyangwa kwibuka imirimo n'ibitangaza Imana yakoze mu buzima bwacu, mu buzima bwawe. Reka dushimire Imana. Ni intwari itsinda Satani, niyo mpamvu ayirwanya. Umuntu agahora n'ibintu agatangira kwibagirwa, cyangwa Imana yamugirira neza kumva ko just niko byari kugenda, it's a normal, it's a common, ibintu bisanzwe. Ariko ntabwo ari ibintu bisanzwe, nubona Imana yakugiriye. Kandi nubwo uri kumva ko Imana yakuretse nta kintu wowe Imana yakoze, Imana yaragikoze mama. Ndabikwibukije, twongere tubyibukiranye. Imana yarabikoze. Ubu ngubu urwego rwose uriho, hari umuntu wifuza kumera nk'uko umeze. Imana ihabwe icyubahiro. Reka dusoze dushimira Imana. Mwandike muri comment ibintu byose byo gushimira Imana. Twibukiranye rero, isengesho rigizwe n'ibice bitatu. Igice cya mbere ni ugushima Imana, igice cya kabiri ni ukwihana, igice cya gatatu ni ugusaba. Rero iyi series twabazaniye yitwa icyifuzo. Dutangiye dushimira Imana kuko nicyo kibanza. Nawe uturebye muri comment mwandikemo amashimwe. Ntabwo ari ibintu bisanzwe. Hari igihe umuntu akora imirimo myiza atabizi, aka kanya njye ndi kubasha kubyatura, ariko ushobora no kwandika imirimo Imana yagukoreye. Mwene data wunda yagisoma, akavuga just niba Imana yakoze ikintu, reka nyizere nimba ishobora ibingibi. Hari abantu bajye bakizwa bavuga ngo nuze yamukoreye ibi, shayo Imana ibaho pe, nanjye reka nkizwe. Cyangwa akaba yanakijwe ariko akaba n'urugero afite ikibazo kimeze nk'icyo wanyuzemo, Imana yagutabaye, akavuga ngo nimba Imana yarakoreye daforoza iki kintu, nanjye reka nizere iyo Mana, nkomeze nsenga sinshike intege, mpumure nkomere, Imana yangirira neza. Kandi uri kundeba nawe usome comment, ugende ushimira Imana ariko usome n'izabandi, byagenda bidufasha nk'abakristo. Hanyuma icyifuzo episode 2 tuzaza turi kwihana.
genda utekereze nubwo Imana idukorera ibirenze ariko turabanyabyaha, ariko Yesu ari ku musaraba aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze musange ndabaruhura, bereka ibikomeye mutamenya. Imana iduhana umugisha.